Shimira Yesu wanyemereye visa n'abantu bo muri Amerika banyemereye visa barakoze. Hari umukire cyane. Urukumva rero ngiye kumba mbizi. Nyine ubwo ndumva ari umusore nyine mwiza usenga kandi umukire. Aho uri mu gihugu cyo mu ijuru wubahwe. Njya nkunda kubwira ijuru ryose nti munyubahire Yesu. Akenye nabayeho mu buzima nanjye bubi bungoye ariko umuntu arandeba genda bitinya ariko kuko Uganda higeze higeze kuba ikintu cyo kuba abantu biba umuntu ufite umutwe utaravuyeho akabiri na kamwe bakamwica. Ubwo nje ntibanyica ngezeyo. Sinzi ibintu bajyaga bamukoresha. Sinzi ibintu umutwe w'umuntu bajyaga bawukoresha. Nanjye bawuka Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe ndagushimira cyane aho utarayikora. Uyu ni umwanya kunya gukora ibyo bashaka gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nibice mu gace nko bisanzwe mwami byayishuwe ntima nkokora Imana enye z'igihugu yawe TV niyo muba muri kumwe mu bice bigiye bitandukanye. Abandi kumwe n'abantu tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri screen zacu muri kureba Vava muramuzi. Uyu nguyu nawe nubwo ataherukaga ariko si mushya kuri kamera zacu. Reka dutangiye twakira Vava ikaze. Murakoze cyane banyarwanda namwe banyarwandakazi turabakunda cyane. Okay. Adukunda cyane Vava ni yawe TV nkuko bisanzwe dufite na yawetv.com tuwandikira inkuru zigiye zitandukanye. Ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Vava. Karame. Akira umushyitsi. Ndabwakiriye cyane hari akaririmbo njya nkunda kuririmba ka gospel kavuga ndagushimira kuko nigeze nirukanka kunuma nge sinigeze nirukanka kunuma kuva kera uwakoraga ibyaha wese yazindukaga kare yirukanka kunuma ndagushimira kuko ntigeze nirukanka kunuma gugu nge sinigeze nirukanka kunuma. Okay, urakoze cyane Vava. Twakiriye umushyitsi wacu. Umushyitsi umeze neza? Ndashima Imana pe. Turakwakiriye Vava kwakiriye neza. Ubyakiriye gute ukona kwakiriye? Nyine njyaranshimisha. Vava ubwa mbere mu hoya sibyo? Ni ubwa mbere. Ariko kuri YouTube wapi? Kuri YouTube bomba mureba. Uyu nguyu namutamuzi. Uganda aho ngaho. Ushimishwa n'iki kuri Vava? Njyewe nshimishwa n'ukuntu avuga ibintu bitamuteye isoni. Kandi noneho havuga ukuri. Noneho mu kuri kwe nubwo ashyiramo utuntu two kugira ngo nyine abyumvikanisha abantu bakabiseka. Ariko nasanze aba ari ukuri. Nose ibintu naririmbye ugira ngo sibyo. Iyo ndirimbo nyine sibyo. Ariko noneho uburyo injyana ajya bishyiramo. Abishyiramo. Ni ibisekeje gusa iradushimisha ariko none ikadusigira ubutumwa. Nge nuko bimeze. Kwishima nabyo ni byiza. Ese waturutse hehe? Tuvuze kuri umushyitsi koko kandi ko kuri umushyitsi waturutse hehe? Mu rugo ni Uganda. Naje mu murimo w'Imana ndetse no gusura bene data harimo n'uyu nguyu. Kuko turi mu murimo ugana mu ijuru. Aho ngaho uraza no kutubwiriza cyangwa mu biganiro tugiye kugirana message uri gutanga ku bantu bagiye batandukanye wa mugano isa n'imitima y'abantu ku biganiro turibuze kugirana. Vava wenda reka tuba ari wowe dutangira tubwira ngo dusengere iki kiganiro kugira ngo kize kugenda neza n'uyu muntu waturutse umushyitsi wacu mwakire mu isengesho. Amen amen. Mana yanjye burere iyo nziko ndi mba nanga gusiga ibintu abantu bakambwira gusige ariko ubusirimu nukujya. Turagushimye Mana yacu warakoze kuturinda wubahwe. Aho uri mu gihugu cyo mu ijuru wubahwe. Njya nkunda kubwira ijuru ryose nti munyubahire Yesu. Urakoze. Ndagukunda cyane warakoze. Wankuye ku suka yo guca ishuro.
urakoze Yesu. Aya masaha rero waraturinze uduhuriza hamwe, turi imbere yawe, reka utugirire neza. Ibyo tuvuga tubivugishwe nawe, kandi abana bawe bakuremwo iby'ukuri n'iby'ingenzi, bibagirira akamaro, ubiduheremo umugisha twese mu izina rya Yesu. Amina. Vava urakoze cyane. Vava, iyo umuntu avuze ati nturutse ahantu runaka, aturutse mu gihugu kindaje mu gihugu cyacu, avuga ati nje kureba Vava kugira ngo tuganirize abantu, dukore isanamitima ku bantu, ubyumva ute? Ngenda bikunda cyane kuko aza mu Rwanda kwifuza guhura n'umuntu yabonye kuri YouTube kuko yamubonyeho icyiza. Ngewe maze iminsi nahuraga n'abantu bakambwira atari ko Ange Kagame yaragupostinze, warabibonye ko yagupostinze, nese yapostinze hehe? Burya aba yarapostinze cya kindi cyiza wakoze, ntabwo aba ari wowe yagize gute yapostinze. Rero iyo ukoze icyiza abantu bakagikunda, abantu bakakureba, abari hanze, abari mu Rwanda, biratunezeza cyane kuko wumva yuko cya kindi wakoze, nimba hari umuntu uturutse hanze akaza kukureba, wumva yuko wagisize mwiki, wagize imbaraga kandi kigahabwa agaciro. Yego. Okay. Vava, hari rimwe ugeze akantu nigeze kumva uvuga ngo wigeze no guhamagara Ange Kagame, waramuhamagaye ko cyangwa byagenze bite? Abantu bagiye banshishikariza gushaka nimero. Yego. Inimero ndazishaka, maze kuzishaka ndahamagara, zitabwa n'umujepe. Arambwira ati se urinde, ndamubwira ngo ndi Varatina. Ati Varatina wuhe? Aturashaka iki? Ndashaka mamane. Ati mamane nde? Nti mama ndengeye ingoma. Ariko ubwo nari nagiye ahantu mu nguni, ahantu fulani, numva ko ngiye kuvugana n'umuntu ukomeye, mbese numva ko ari inyenyeri ikomeye ndibone muri iryo joro. Ubwo mba ndahamagaye, ubwo uwo mujepe aranyitaba. Arambwira ati rero iyi nimero nitwe tuyitaba. Nta burenganzira tuba dufite bwo kugenda ngo tumubwire ngo runaka ari kuguhamagara, ntago biba byemewe. Cyangwa se ngo tukubwire ngo uzaze ngo umurebe asigaye akora muri presidence, na hantu udapfa kugera. Ati natwe abajepe tugira amategeko atugenga. Iyo yagutumyeho sava. Ati yewe turanaguterura twebwe abajepe tukamukugezaho. Ati ariko atagutumyeho, ati ntabwo byavamo. Ati yego koko dore imbogo yaragupostinze, twarabibonye natwe, ariko ntago biba byoroshye kugira ngo uhite umubona. Ati uzajye kumureba mu bitaramo by'abahanzi bakomeye abahari. Atabahari. Watekereza rero mu myanya y'ibyubahiro ni 50,000, kandi imba yaje burari muri ya myanya y'iki y'ibyubahiro. Yego, kandi wabona uko hagera. Ndakubwira Yesu nti wamuje na Bruce Melody biranezeza cyane. Yego. Uranyorosa, ntiyamenya akazi nkora, ntiyamenya umuntu aje kureba uwo ari we, nuko ari umukozi wo mu rugo. Yego. Ni none nushaka kumpuza nawe uzagira gute? Uzamuza nawe. Kandi niyo tutanahura ariko barakoze. Kuko umunsi bapostinga iriya ndirimbo, ku munsi nakoreye 90,000 bukeye bwaho. Kuko nahuye n'ibitangazamakuru byinshi, tekereza umuntu wahingiraga 1,000 aba ari amafaranga 90 ku munsi. Harya ubwo imbaraga z'uwitwa Yesu aho utazibonye ni hehe? Keretse harateye kutanyurwa. Ubwo abanyamakuru bose babonaga yapostinze bugacye baza kundeba, babona yapostinze bugacye baza kundeba. Nifuza kuba namubona nibura ngo mubwire ngo mwarakoze. Yego. Buriya rero kuriya gupostinga akantu k'umuntu uri hasi uvuye mu cyaro, kagapostinga uri umunyacyubahiro kuriya, abanyamakuru barabikunda kuko kaba katwitse, kaba gafite views. Bucya rero baza kukurira kuko bakabonamwo isoko. Imana izabahembe. Iriya hoteli nkunda kumureba cyane n'abana be n'umutware we. Iriya hoteli Imana izayimuhe sibye kuyitumiza gusa ngo ize mu Rwanda, izanayimuhe. Hoteli yihe? Ari hoteli maze iminsi mbona ku rubuga ngo ashaka guhamagaza ikaza mu Rwanda, hoteli igenda irimo ibintu byiza byinshi. Mbibona ku rubuga rwe, ndamukurikirana cyane, nkunda turiya twana twe, najyaga mvuga ningize nk'amahirwe yo guhura nawe gusa tugahura. Kera ariko ninumvaga namusaba akazi ko mu rugo, nkajya mfata wa mwana we nkamwambika nkamusiga igikotoro, nkamwambika pampa,
ku kibuno yambara umwaka n'igice akampemba ifatiri mwitegereza nkagira ibyo mpiga namureba nkunda kumureba cyane ubwo yagendaga na papa we mu nama haba n'umugabo we aho bahuriye nyine nkunda kubareba iriya famiye ndayikunda ndetse n'abandi bose ndayibashishikarije ni famiye iteye amabengeza kandi famiye nziza cyane navuga byinshi ariko Imana yarakoze kumpuza na Bruce Melody kandi nayishimire yaje guhura n'umukozi wo mu rugo irongerera muzamura imuhuza na perezida ura guca bugufi yanyeretse numvaga ko ari buza akamereza imitwe y'intoki akansuhuza nkankura mu ntoki bisanzwe araza arampobera numva yuko ari urukundo rukomeye cyane turanifotozanya narotaga ngo mbara amafaranga menshi ariko ngamuna ni note zitukura ibihumbi 250 Bruce Melody rero Yesu yahise amwereka kiriya gikorwa imbaraga yagihaye reka nsabe abantu babakire ngiye nkunda bakire cyane pe ariko ndi umukene kandi iyo ugiye kubasuhuza hari ababa bafite nk'isesemi akabona atagusuhuza ntago kwirengagiza ikiremwa muntu ngo ubona ari nk'ibirutsi imbere yawe ari byiza ujye umutegera amatwi wumva icyo akubwira ntago gufata umuntu ngo umusuzugure ngo nuko ari umukene ngiye mbona atari byiza bura rero nkunda Bruce Melody nkamusengera cyane namuhaye message kuri channel ya 250 ya Isiyaka nahangaha reka nongere mbisubiremo Imana izashimishwa n'ubukwe bwe ndetse n'abafana be bizatunezeza ubukwe bwe ntabwo uzajya kumuririmbira nzajyayo ejo bundi narindi nanjye uwo Bruce Melody ejo bundi narindi reka nkubwire fava rero uwo Bruce Melody wakugiriye neza seka reka nkubwire uwo mugabo simuzi pe ngo umunyakarongi ariko uwo mugabo nakora ubukwe nanjye nzamuvugira umuvugo ntarago uzambwira ati nahuye n'umugore w'ikarongi kuko reka nkubwire iki kiganiro nkijemo kubona umuntu w'umukire wemera kuca bugufi akagusuhuza narakenye nabayeho mu buzima nanjye bubi bungoye ariko umuntu arandeba oya noneho uri n'umukozi wo mu rugo tuzase none se kuvuga umukozi wo mu rugo noho wari umusazi se bite byawe uburosha yaje atazi waje kureba uwari we ndi kubeshya 2006 nge nari umusazi nasaza amezi 6 cyo ni ikindi kinyuranyo pe noneho ahubwo abantu hanze uzi ko bafite akantu kagaha nkako kigeze kakubaho ukora n'akantu gataka kujombesha kurasagira ubwenge ubundi sura ariko reka nkubwire wahoze uri kuvuga Yesu kora muri iki kiganza Yesu aragusiga akakunogereza ntihagire umuntu gutopa amva Yesu yakushingiye igiti nta muntu ukivuna mva ngenda mukunda Yesu yaguhaye ijambo nta muntu uri kunyaga aguhuza n'abakomeye ugatamugoza ntari nemerewe gufata mikoro nk'iyi iwacu nubwo bwa ngo ntare gukibese ujya ngo ni mu mujyi ku mubuga ahantu biti Kagabiro haruguru y'umuhanda munsi y'igiti inzu y'iwacu ari sakaje shitingi n'ibirere none ura kubona umugabo wo mu mujyi ukumva uvuka aho hantu ikinyamakuru kikamamagara reka bura niyo umuntu agwamaga ati ngwino hari ikintu cyafasha abanyarwanda ibari intambwe Bruce Melody nanjye rwose ndagusuhuje nanjye nkurikije neza wagiriye va nari umukecuru w'Imusanzi none bamwita Bruce Melody reka kunigana mu kitsi ijambo vava wenda oya reka ngende ariko reka nkubwire uravuze ngo uzamuhindura umuvugo ndagira ngo mu masegonda 30 atuvugireho gato dukubitireho umuvugo gatoya irindi sinajya yitwa ndeze umugore wasuze uko yitwa mudamu wese ati igisingizo cy'umukunzi maso y'isoko izira ibizinga uw'inseko nziza iteye ubwuzu uri igisingizo cy'umukunzi wawe ari Bruce Melody tambuka neza mu gatimba utimakaje uteretse amaso abanyarwanda bakure abanyamahanga bavuza impundu kuko byari imvugo bigeze ku karubanda imbaga yose yaje kukureba uteye ubwuzu usukubeshya isura biba ku isonga wasizwe na Rudasumbwa ati dore nguko Bruce Melody areba umusore usokoje neza imisosi isusurutse reka tukuvuga tugwiza benshi ibyo wakoze nibyo byatumye abantu imbaga yose iterana ku bwawe Bruce Melody we Uwiteka uzagwe gutekana gushingira urugo rukomene maze rushora imizi muzatereka amata amahoro ataha iwanyu maze mujisha ibisabo
ibyo bibe guma ati ndavuga simuka mpimbaza nyirimpinga mugenga yaguhanze igisingizo cy'abasenga rudatetereza abasenga asanga no mu misango mu basizi basiga ntibasiguye kibasenga uwite naho ati dore nazo usanga iyo ugiye niyo mpamvu natwe twateze tukaza gutaha ubukwe bwawe rego Uwiteka gusohoye neza nimba bumva iki kiganiro babukore bazabukore ni ukuri Bruce Melody ubu buhamya bwa Vava burakomeye kumva umuboyi umuntu ukomeye aca bugufi akamusuhuza ukumva ni ukuri mbona yo gutanga message izibika zari amagi hari igihe ukomangira umuntu hari nigeze ncuruza utwenda atuzunguza ku maboko umuntu nasuhuza nkakomanga agasohoka sinabivuze ni ukuri bibaho pe urashaka iki nifite imyenda ni ngatangira kuramba udupatano ushatse ntabwo tugura agahita kubitaho bibaho nariko ntabwo biba ari byiza ariko nukuri zibika zari amagi ubundi hari isomo ngo isi ni urubangikane reka mbwire si yaka kantu gato burampura narayira nkibona arayira bangezeho nyine ngiye kumukorera yaraje mbona ni umugore mwiza cyane ndamureba ndavuga se uyu muntu ko ari mwiza cyane kandi abagore basa gutya baba ari abantu bagira amahane ubu koko ubu azemera mukorere umva rayira ni wa wundi waguhuje na Bruce Melody ura mudamu ndamusuhuje namubonye azemera mukorere ariko nageze kwa rayira najyanye n'imbaraga zikomeza abasamariya sinzi nimvuga umusamariya buri muntu afite umumarayika umenya ukuri kwe umurinda umugendaho rero abo bamarayika nibo bampuje nawe rero mu bintu byari gutuma adaca bugufi byose barwanaga nabyo ntago yigeze ambwira nabi mu gihe cyose nakoranye nawe nta nubwo nigeze mpura n'akazi kari bunanire akazi ke narakishimiye cyane kuko kari gake kandi ntiyirirwaga mu rugo yanaza ntago nigeze numva bamagara ngo ngende ariko rayira nawe ndamusuhuje buryo umuntu kubaha uri mu rugo rwe abandi baguterera imyenda hari n'abagore ngo batakifuza hari abagore ngo batakifuza kubona umukozi yicaye ngo ubundi umukozi ntemerewe kwicara yabona ati jya kurandura ibyatsi hari yaryamishije mu bana be nukuri Imana amfata nk'umwana we mana yanjye reka tsazara ngende ariko kwakira umushyitsi murakoze cyane uyu muntu wese ugira neza natwe tugomba kumushagara Bruce Melody nukora ubukwe nanjye nzaza wanumira utanumira nzavuga umubwe cyaka nzavuga amazina y'abatumira rutamirije urugarama zihindurana niya rutebeza mvuga mvuga incongore mvuga amasina adasitara mvuga imbibi baririmba imva mana yanjye mvuga rubibi ruberera ibirori nanjye nkurikije neza yakugiriye nyine nta kindi kintu mfite imana yangabiye nanjye nzayikoresha mu bukwe bwe mbwizihize urakoze cyane mama Pasiteri arakoze cyane kutuganiriza ko karagaciyemo Bruce Melody ikiganiro azakibona yubawe azakibona rwose mama Pasiteri yemeye kumuha inkunga yo kuzamuvugira cyaka bakavugira inka cyaka akamuvugira umuvugo. Okay, reka dukomeze ku mushyitsi wacu waje uyu munsi ututse muri Uganda uri mu bijyanye n'ivuga butumwa. Nagira ngo ubwire abantu badukurikiye ku ivuga butumwa ryawe ese rigamije iki? Ndirimba mu buryo bwo kugira ngo nyine buri muntu wese buri muntu wese ukora uyu murimo w'ivuga butumwa abashaka kugira ngo hagire abakizwa tuvuga ubutumwa tugamije kugira ngo dutarure inama zazimiye tuzizane mu nzu y'Imana cyangwa se na babandi bagendeye rimwe mbega ndavuga babandi bavutse bakisanga barazimiye tubakura iyo ngiyo tubazane ubwo musengera muri hedini se ni itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church cyangwa se Pentecoste Methodiste Holy Spirit Fire Church rikorera aho ngaho Uganda aho bita Mbarara. Umuyobozi waryo yitwa Aloise Gahamanya ari unyobora umushumba wanjye ku bw'ibyo ndaririmba umuririmbyi ndirimba gospel mu kinyankore mu rurimi rwa Uganda bita ikinyankore ndetse n'ikinyarwanda. Nari naje nje mu giterane ariko nago byakunze cyane ngewe
nabanje kujya kugira ngo banze ngere i Kigali. uratugana aho byapfiriye kugira ngo byo gukunda gake cyane. njyewe reka ngerekera so ngo nibabe baretse gato yambabaze turibaza tuti se aracyari umukobwa ese afite sheri n'umudamu wese afite umukobwa aho kandi urakoze cyane nende kukabaza murakoze ndacyari umukobwa. muri make uri bugiriye reko haba mu Rwanda haba Uganda ritambutse ugiriye reko haba mu Rwanda cyangwa muri Uganda aritambutse. ku bwaho nkaho nkahita nkubaza nse wagiriye reko n'umusore waba umeze ute muri iryo reko kugira ngo yumve uraduha kondisiyo ugendera kugira ngo yumve ko hari ufite iryo yerekwa se kondisiyo afite ni izi ngizi kugira ngo tugendane cyangwa anyemere. Urumva ndakijijwe nanjye ndashaka umusore ukijijwe, umusore wubaha Imana, nta bindi birenze. Ndankunda kuvuga utanga inzoga n'ibitabi. Ubwo nyine wabyumvisha Yesu ati wabimenye. Amen. Kubiye n'umutungo se ko tuzi ko abantu benshi abakobwa benshi muri iyi minsi bareba ku mitungo, niyo bareba ku bijyanye n'imitungo nta kibazo niyo nta kiya bafite. Bariya ni bariya nanjye ni njye. Ndavuga kuri wowe none. Ngiye ku rwanjye ruhande ibijyanye n'imitungo simbyitaye kuko nta hantu Imana itagukura nta naho itagushyira. Okay. Ni ukuvuga ngo wenda muri iki giterane cyawe wajemo cyangwa iryo vugabutumwa ni ivugabutumwa iryo nkoresha waje wenyine cyangwa hari timu muri kumwe yindi? Hari abantu benshi? Naje njyenyine. Nta undi nawe. Okay, watubwiye ko uri umukobwa ufite yerekwa ritambutse akunda no kuririmba. Ese nko bibaye ngombwa ko ukundwa n'umusore wenda tuvuge anywa inzoga ariko ntanywa nyinshi cyangwa nk'ibyo bavuze abigendera ariko ntabwo ushobora kumwemerera kuvuga ati yenda namuhindura kugira ngo dukundane bizagenda biza nzamuhindura? Oya. Happy. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo ngo ndikumbyibagera kubera ntamenyereye imigani cyane. Mbese iyo ugiye guhinga ubanza guhera hasi ukazamuka ukagera ku kivi. Ndi gute wowe utavuga ati reka nzahere hasi ikivi nyiturire kugira ngo umuntu mwiforomere noneho ngewe ngende muforoma ku buryo ibyo byose nzamushyira ku murongo kabivamo? Iyo mvuze umuntu ukijijwe ntago ndi kuvuga wa wundi ngo ukijijwe gake ngo ngewe nzamukurayo ngo akizwe cyane. Wibuke ko nge nari Imana nta bushobozi bwabyo nagira. Nubwo abantu twirata ukumva umuntu aravuze ngo yewe ngo naho yaba anywa duke ngo nzamubwiriza nzamusengera akizwe. Burya nabo basha afite nyamara. Nibyo nahoze mbwira uriya mumama yasengeraga bari abakobwa ngo bambara ubusa bakisiga n'amatatuwaje. Umuntu w'ubw'Imana itamugendereye ngo akizwe ntushobora. Bava urakijijwe? Cyane ahubwo ko bava ko bakijijwe ngo ntabwo bajya bisiga ntuza ku munwa kandi nka rabero. Ntabwo bajya babyisiga ariko bitewe n'aho ugiye cyangwa n'abo mubana bakagusiga. Nanjye ntabwo mbikunda. Ndabyanga Mana yanjye. Kandi wabyisize? Simbikunda. Ahubwo ngira abamama b'abashuti banjye bajye babinkundisha ngo ariko wajya usirimuka ngo ukamenya ko wageze mu mujyi tuzaza tugupfumuze niyo komana we. Ni noneho kwisigaho wenda sava kuko n'iminwa iba yumye ariko noneho gupfumuza. Gupfumuza wapi? Ntabwo uzapfumuza. Ntabwo mbikunda. Reba nk'uyu mukobwa nta na kimwe yigeze yisiga, urabona ko afite naturere yiwe. Ariko gupfumuza we yarapfumuje ahubwo amaherena arayambura. Ariko Mana byagenze gute iki gihe wari utarakizwa? No, uzabaza amateka neza ku muntu wese uba Uganda. Umuntu wese uba Uganda uzagenda ubaza neza amateka uzumva ko nta mwana naho yaba ari umuhungu usanga baramupfumuye ugutwi kumwe. Genda bitinya ariko ko Uganda higeze kubaho ikintu cyo kuba abantu biba umuntu ufite umutwe utaravuyeho kabiri na kamwe bakamwica. Ubwo nge ntibanyica ngezeyo. Sinzi ibintu bajyaga bamukoresha. Sinzi ibintu umutwe w'umuntu bajyaga bawukoresha. Nanjye bawukata da. Ntago mbizi. Oya hari kera noneho ngewe impamvu nahise mbirekana nkanga ko
byasibana ntago njya nambara amaherena ngewe ariko narabiretse kugira ngo ngira wenda n'umufiyanse cyangwa se umugabo wanjye akabikunda nzajye mwambarira uko yishimiye. Ariko njyewe ubundi ibintu byo kwambara amaherena ngo no kwisiga njye ntago mvuga ngo bikorwa n'abantu batari abarokore, biterwa n'imyizerere ya muntu. Ahubwo nanone ikintu nka buriya hari umuntu ushimishwa no kuba yambaye kora cyangwa se yambaye iyo mini runaka imwambitse ubusa akumva arabikunze, ariko wowe ukavuga ati njye sinajya mu rusengero ngo njye kuririmba nambaye ubusa, ariko wakumva agiye mu rusengero yambaye iyo mini nta kintu bimutwaye. Ubundi kwizera k'umuntu bimenywa n'umutima wawe. Yego. Wenda hari imico igiye itandukanye, hari imico yo mu Rwanda, hari umuco wo muri Uganda. Mu gukizwaho bafata bari mu wiyentuza, umuco waho umeze gute ku bantu bakijijwe? Ubundi bo abagandekazi, reka ariko mvuga abagandekazi biragoye guhura n'umugande udasutse imisatsi, yaba ari umurokore yaba atari umurokore. Ni abantu bubaha ikintu bise umusatsi w'umugore, kuko bo bagendera kuri rya jambo ngo ubwiza bw'umugore bwose bubahe ku musatsi. Nibajya bemera rwose kumva ko umuntu w'igitsina gore yagira iki, yakogosha umusatsi we. Ibyo ngibyo ni ibintu bemera. N'ibindi bijyanye no kwisiga, ngo kwisiga, ngo kwambara, ibintu bijyanye no kwambara ahubwo nibyo bubaha. Bemera umuntu kagomba kwambara kugihesheje agaciro, akiyubaha nk'umuntu nyamuntu w'igitsina gore. Naho ndi kumva ko umwana w'umukobwa cyangwa se w'umugore yiyambitse ubusa, ibintu bigufi, cyangwa ukabona umuntu yambaye ubukora arifasha agiye nk'ahantu hiyubashye h'abantu cyangwa no mu rusengero, cyangwa akinjira no mu nzu y'Imana yambaye ipantaro y'igitsina gore. Ibyo ni ibintu rwose Imana ireba nabi. Wenda mu ndirimbo ufite, mu ndirimbo zawe ndashaka turirimbira indirimbo mu kinyankole uko bivuze, Vava yabisabye turirimbire mu ndirimbo zawe ufite. Kandi ikindi hari indirimbo zo kubazaho ariko banza turirimbire imwe yo mu kinyankole. Harya umuzire mukama ninkukunda, harya umuzire mukama ninkweta, harya umuzire mukama ninkukunda, harya umuzire mukama ninkweta. Ubwo urya muzire mukama si ubwo mu kinyarwanda ni nguki? Mukama ko ari Imana sibyo? Urya muzire ni iki? Uri umubyeyi, uri umubyeyi Imana, ndagukunda, uri umubyeyi Imana, ndaguhamagaye. Amena. Ni keza cyane. Ni nziza cyane. Bava ntago ushaka gukora bo mukazakorana indirimbo sakaririmba mu kinyankole. Nibabyemera. Nawe ukarimba mu kinyarwanda. Nibabyemera tuzayikora. Nta kibazo. Vava. Karame. Ndabikwemereye kuri kamera. Murakoze cyane. Murakoze. Kubera ko baravuga ngo mufashanye. Urushye umufashe, hanyuma noneho undi aharuhiye nyine ari naho nawe ufatira umufashe muzamuke. Kubw'ibyo rero tugomba kuzamukana tukareka gusigana, ugasanga umwe arasigara hano undi agasigara hano. Tugomba gufashanya mu bintu byose. Hari indirimbo wasohoye ejo bundi, iriya ndirimbo ushaka kwivuga harya yitwa gute? Karame kabiri. Karame kabiri. Iriya ndirimbo ko watubwiye ko nta musheri ufite, iriya ndirimbo isobanuye iki kuri wowe? Ntawe mfite ariko azaza. Ariko ndanamufite. Yego ra. Njye mfite umukunzi. Kandi watubwiye ko nta mukunzi ufite. Ndamufite nuko atabinaha. Yanahiteza. Ugaba hehe? Muri Amerika. Muri Amerika. Bava kuki kunda abantu muri Amerika? Rega muri Amerika ni ukuri naho nzi ariko ni igihugu cyubashywe. Ese Amerika ni mu ijuru? Nyine ntabwo ari mu ijuru ariko ni igihugu nyine cyubashywe gikize, mbega siko njye numva bavuga ko igihugu gikize. Igenda shaka kumva karame iriya ndirimbo watubwiye ko nta mukunzi ufite ariko uravuze ati urumva
watubwiye ko ntawe ufite ariko watubwiye ati arahari ntago aba muri ntago yakwiteza ina ariko yagize ko atakiteza ina kubera ko yigeze kuhagera yibera muri Uganda arahababarira arahakubitirwa ayiwe arangije Imana irongera imusukaho urukundo iramubwira ati buretse gake bawigiyeyo iramubwira ati ongera ubeho mugani wa Israel mbonye Favoro byumva gute ndabyumva neza ndanabikunda kuko nkanjye niba aka kanya nari ndi mu cyaro ndi kubwira Imana ntejo nzakura hehe igihumbi ejo nzajya gukuraho ikiraka aka kanya nkaba nicaye i Kigali urumva rero yuko nawe nta yagombaga kumukura muri ubwo buzima bikamujyana hari ubwiza yadukuye mu cyaro ikatugeza mu mujyi mbese ntaho yagiye zadukura kure cyane tugeze kure cyane mu byiza none se uwo mukunzi urumva ari nk'uwuhe Vava umukunzi ndumva ari nk'uwuhe nyine ubwo ndumva ari nk'umusore nyine mwiza usenga kandi w'umukire w'umukire cyane urumva ari nk'uw'umukire aho ushaka gukunda abakire nese wakanga abakire umukunzi wawe ni umukire cyane umukire yabanje kunkunda noneho ankunda namuzi uzi kugira ngo nyine umuntu abone umuntu avuga ati njye buriya muntu ndamukunze buriya ni ikintu gikomeye cyane noneho ikintu cyanangaje ntago yankunze gusa ngo arekere ahubwo yamaze kunkunda yahise anankura habi njye nari mbayeho nabi ayiwe pole mama kandi nta nubwo njyewe namukundaga ariko we yaranze ankunda muri bwa buzima bubi nari ndimo ndi kibi s'ukuntu nyine biteye ipfunwe n'isesemi ariko mbivuga urasa neza aranga aravuga ati njyewe nubwo ari mu byondo arimo arigaraguramo asa nabi ndamukuramo muzane mwiyegereze abo wanjye noneho kugira ngo abinyemeze yahise abinyemeza arakwa mutarabana kugira ngo nyine anyemeze ko ankunda by'ukuri arakwa baragufasha cyane mama iki kingana gute yankoye naramumenya niyo mpamvu igihe tumaranye ntago namenya ku kibara ahubwo nabara icyo ngewe namukundiye icyo nakiriye rwa rukundo igihe nakiriye rwa rukundo nkamukunda nanjye mwemera ko abo wanjye nanjye nkabuwe nicyo nzi naho ibindi gihe yankundiye cyo ntacyo nzi kuko mfite amakuru ko yankunze kera naramumenya mfite ikibazo cy'amatsiko niba umukunda koko nagukunda ndashaka kuvuga izina rye hano kuri kamera niba se atabikunda oya kugira ngo hatagira abandi bamubadikanije nabo baretse se nkazamuvuga ari uko agiye kuza kuntwara yegora umva oye njyewe niba atabikunda akaba atanabishaka nta mpamvu n'imwe uwo mukunzi wanjye ni Yesu oya se kandi mutambera nka John wa mugeni ngo utegereje John hari umugeni ngo yaroze arambara ati mugeni utegereje nde ngo ategereje John wewe wakekaga gute ngo ni Yesu Yesu nyine ndabizi aragukunda noneho kuko ni umuntu tudashobora kugera iwe njye mugana ariko ubundi ufite imodoka nyinshi ndabizi uba ni Yerusalemu n'umukire ubu wazamenye n'ivatiri nimwe aba ni Yerusalemu nyine we uko twamwubashye yohereza umuntu ahari yakore nabyita ko yakoreyemo kuko nimba uri ipfubyi ukaba ukunda umuntu utakubwira nabi azakoreza umuntu yakoresheje uca bugufi ntazigera akubwira nabi niba siko wigeze kuba mu buzima bubi akabona ukwiye kwambara no kurya neza nawe azagenda asanga umusore w'umukire umubwira ati mana we uzandinde umukobwa w'i Kigali azakora divorce bya bindi umpaye tubigabane akubwira ati ariko Valentina ntazi gusoma no kwandika uzamwemera ko azakubaha akajya koza n'ibirenge niyo divorce ntimuyikora n'imitungo ntimuyigabane akagucira bugufi akagira gute akaguhuza na wa mugore bitewe n'ibyo wamusabye rero n'umukobwa niko bigenda aguhuza n'umusore bitewe n'ibyifuzo byawe n'ibyo usengera ibyo ari byo Mana yanjye njyewe nayo mfite amatsiko yo kumva uwo mukunzi
noneho n'ukuntu waratubwiye ngo nawe usanze atari we. oya ndamwe kandi ndamwemera cyane, nanjye ndamwemera kabisa. Ndamwemera cyane. Kuri ni umukunzi wo mu maraso no mu mubiri hose no ku mutima w'ibihe byose. Kunzi uri kumena amaraso wowe. Okay, ndashaka ko iyo ndirimbo yawe mu ncamake zaturirimbiraho ariko ntabwo mbyemeye, yohereje umuntu rwose wundi nuko yanze kumutubwira kuko we aha ni mu ijuru ntabwo ajya ahagarara ngo tumubone imbona nkubone. Urushaka ibyange cyangwa ibyemera, ariko umukunzi wanjye ni uwo nguwo. Azaza mu izina rye, aza mu buryo bw'umubiri. Hanyuma indirimbo rero amakuru abantu benshi barimo barayitindaho, ariko iyi ndirimbo burya nta nubwo ari iyanjye, ni y'umwana nahaye korabo. Yaramamagaye arambwira ati vayo mfashe indirimbo igiye gusohoka, none ndashaka ko isohoka, vayo yimfashe. Nanjye numva ngomba gutanga ubufasha, kandi riga tugomba kugirirana neza. Naragereye mu ubufasha, indirimbo irasohoka. Iyo ndirimbo yitwa Karame, ariko nyine abantu bayigizeho ikibazo, barimo barayitindaho cyane. Amashusho yayo wenda Karame uri buze kuyampa nkayacishamo mu kiganiro. Amashusho yayo ni indirimbo yitwa Karame, abantu benshi barayizi. Nagira ngo wenda uturimbireho tugara kumusoza ikiganiro. Shenge ndahandaje ndaraho, ibyawe byeza yawacyuzuye, n'umutima uratera uganiyo. Nibyo. Okay, niki wasaba Vava tugana ku musozo w'ikiganiro? Vava mbere na mbere mbanje kumushimira. Murakoze. Rero ikindi cya kabiri ndamusaba yuko yazaza iwacu. Umva nzaza kandi reka nshimire Yesu wanyemereye visa. Na visa najyaga ngira. Bayikwemereye mu buryo? Ndashimira Yesu wanyemereye visa, n'abantu bo muri Amerika banyemereye visa, barakoze. Hari indirimbo baduhaye ngo dukore, arifuza ngo tuzayikore muri Tanzania. Kandi nkanashimira marene wanjye mu Bufaransa, nagiye ntekereza ko tuzahurira i Burundi ariko ntago biri gukunda. Ariko ndashimira Yesu unyemereye nanjye visa. Amen, ni by'agaciro. Niki wasaba Vava? Nicyo namusabaga yuko yazaza Uganda, then nkamwereka ibintu tuzakorana. Azabimenya wenyine nare. Nzaza ni hafi. Hariya ni hafi nta kibazo. Karame. Atugana ku musozo, hari indirimbo yari kuvuga ngo abantu benshi bakuziho dore imbogo. Nagira ngo kubitereka akantu za gatoya ka mu ncamake kugira ngo Mana irandirimbo dore imbogo. Abantu bayihizemo barayikunda kandi siyo yonyine. Ariko gusa mbese yabaye amatamiriro yanjye niko navuga. Abantu benshi yabaye amatamiriro da kuko uciya wese niyambasa, waduye wese niyambasa, nta kindi. Nimba ari ukubera ko abantu b'abakire bose bafana RDB simbizi. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara, dore imbogo, dore imvubu, dore impara, uzaza urebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Ujya mu birungu uzahasanga n'ingagi, ujya no mu Kagera uzahasanga n'intare, ujya muri Nyungwe uzahasanga amoko menshi y'inyoni. Uzaza urebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Bava urakoze cyane, urakoze. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro kandi tunabashimira namwe. Wenda niki wabwira abantu badukurikiye bari mu Rwanda ndetse no muri Uganda? Nabwira umuntu wese ubabaye, namubwira ngo niyihangane kandi akomere. Natwe twari habi, yego n'ubu ntiturahava cyane bihambaye, ariko uko biri turashima. Ubwo ibyo rero ndabwira umuntu wese uri mu gahinda, umuntu ufite ibibazo n'intambara, yihangane kandi akomere, Imana irahari.
Amen. iramureba kandi iramukurikirana. Nkongera nkabwira umuntu wese ubwo nyine bivanzemo byose, umukene, umupfakazi, urushye, uremerewe, abo bose bajye kuri Yesu. Yesu arabaruhura, arabarengera. Kubw'ibyo nkongera kubwira wenda n'abagezeyo, reka ariko mvuga, nabo nibamenye yuko atari bo babyihaye, babihawe n'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se Imana yacu ko ari itanga ubukire, igakura ku cyavu igashyira ku bikicazanya n'ibikomangoma. Bibuka abandi bari mu bibi, babafashe. Aho guhabwa niho hakura ubukire. Iyo utanze n'Imana irakongerera. Nibyo navuga. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane, tuwusangire. Bava nawe dusoza, gira icyo ubwira abantu bakunze bawe muri rusange. Njyewe abakunzi banje aho muri hose mu nsengero mfite agahinda pe. Njyewe mana yanjye ni ukuri mama ndengeye ingoma ahantu ari. Niyumva kino kiganiro cyangwa abantu bakora muri perezidanse bagira amahirwe yo kumubona, bazamumbwire ngo barakoze. Yarakoze cyane, Imana izamuha umugisha pe mwinshi. Yapostinze igihangano cy'umuntu uri hasi, ariko ndamushimira. Ziriya n'imbaraga Yesu yamunyushijeho, mbonwa n'abantu bakomeye benshi kubera we. Yarakoze cyane rero. Abafana banjye ndabakunda cyane, buri mwe wese icyakora Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane Vava, kandi mwakoze kuba n'abatumiye mukaza ku kiganiro cyiza tugiranye. Imana ikomeze kubareba cyoroshye cyangwa ibaha umugisha. Ciao ciao.